Yes, bakunzi ba Mwamini TV, ibintu bisho, ibintu n'uburyohe cyane. Nakuvuga ngo mukomeze mumurikire ngo nteze imbere. Uyu munsi none rero sasa ibintu kubabwira ibishyashya byatari. Uyu munsi ni umunsi ushyushye, umunsi umeze neza, aho nabazaniye agashya hano muri serivisi ndimo ndagira gute, ndimo ndacuruza zijyanye no kwifaranga no kwikofa. Uyu munsi rero niba utaratunga konte muri Equity Bank, ndakubwira ngo banguka tugufungurire konte n'ubuntu. Niba utaratunga konte muri banki ya Kigali, nabyo ndikubwira ngo n'ubuntu. Bigira hino rero bereke ibintu bimeze byatari. Yes, murabona uyu munsi rero ubu ni umunsi umeze neza, babwirane ibintu ni shock. Ndikubwira ngo nababwiye ngo ibintu byose ubu tugiye kujya tugendera no ku mategeko. Kirazira kikazirizwa wowe mu agent cyangwa wowe muntu ucuruza amafaranga. Banza utunge agakoresho kareba abantu babajura. Sekiriza cyangwa se ita ku mutekano w'abakiriya no ku bintu byawe. Iyi ni kamera ireba umutekano hano mu iduka. Rero bakunzi ba Mwami TV, twagira ngo rero iyo umuntu yicaye ku kazi agomba kuba afite ibintu bigera muri 4 byihutirwa ngiye kubabwira muri aka kazi turimo. Nabwiye ko nzabateza imbere nkababwira ukuntu umuntu ashobora no gukora na business. Tuzajya dukora ku mpande zose zigiye zitandukanye kugira ngo buri muntu wese aho azajya yisanga azagira gute anezerwa. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ngo niba uri umu agent ukaba ucuruza amafaranga, ukaba uzi yuko agufitiye akamaro, ukaba uzi ko ucuruza amafaranga buri munsi kandi ukabagira gute wunguka, irinde gukopa amafaranga. Ba bantu baguhamagara akakubwira ngo aro nshyireho 5 ndaje nkwishyure, nshyireho 10 ndaje nkwishyure. Abo bantu utandukana nabo, gira gute tandukana nabo niba ushaka gucuruza amafaranga mu gihe kirambye, kuko bamwe bazakwishyura abandi ntibazakwishyura. Indi nama ya kabiri rero, inama ya kabiri, niba ufashe amafaranga ugiye guhereza umukiriya amaze kubikuza, ibi noneho bijyanye n'itegeko. Banza urebe neza yuko uwo muntu ugiye gutwara amafaranga araye, yagute umwaka indangamuntu. Banza urebe yuko uwo muntu ese amafaranga agiye kubikuza nayo kuri konte yiwe, kandi banza bimubaze mbere umubwire ngo zana ibyangombwa kugira ngo banze urebe neza yuko uwo muntu amafaranga agiye kugira gute agiye kubikuza araye. Ikindi cya gatatu, banza urebe neza, urebe ku mashini yawe yabugenewe yuko ayo mafaranga abikuye yabyemeje, nawe amafaranga ucuruza yiyongereye kuri balance y'amafaranga wagize gute wari ufite. Ibyo rero bishatse kugaruka bivuga yuko niba ari muri banke uri gucuruza serivisi za banke, nazo ndazi babwire ukuntu nabwo biba bimeze. Ariko niba uri gucuruza serivisi za banke, niba umukiriya yaje kubikuza, banza urebe yuko amafaranga yagize gute yasabye kubikuza, hanyuma nawe wabyemeje n'amafaranga yamaze kugera kuri account yawe, ubundi ubone kugira gute ubone kumubarira umuhereze iki amafaranga. Irinde gukorera abantu bakubwira ngo ndihuta yagize gute yabyaye ibihumbi. Niba kubwira ngo arihuta, mubwire ngo bawitonze, no muri banke batonde iki, batonda umurongo. Yego, yo ni inama yindi nje kukubwira. Narababwiye ngo rero jewe kuri Mwamini TV ibintu nisho, ibintu bimeze neza cyane. Kandi niba ukora ukumva wananiwe, uzagegura iki urubuto. Iri ni itegeko rindi rikomeye cyane. Ugomba kwitoza kurya imbuto kugira ngo n'amaso ajya abona neza, utazajya usinzira uri mu kazi. Urubuto rwavoka rero nahabwiraga ngo ni impamba y'umunsi. Niba ucuruza amafaranga cyangwa se ukora izindi serivisi zitandukanye z'amafaranga ndetse na business, mukomeze mubana Mwamini TV. Wibuke gukora subscribe buri munsi kandi uzane n'abandi bantu bashyashya. Ciao ciao. Yes, mwibuke ko ibitekerezo mba ndi kubagezaho ari ibitekerezo byanjye bwite, atari kubikurikiza, atari itegeko.
ni inama kandi ni ukugira ngo tujye twungurana ibitekerezo. Ntabwo rero ari itegeko kugira ngo ibyo nkubwiye wowe uhite ubikurikiza, ahubwo nawe ufite ukuntu ukora akazi kawe, ahubwo ukomeze kubana natwe niba ubona ibyo tukubwira bigufitiye akamaro.